Ndagusuje kandi nkwaye ikaze kuri wese ukurikiye Story House muri kano kanya. Reka nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose. Nge ndi Diane Mahirwe nkuko bisanzwe. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo umuhanzi umaze kuba icyamamare hano mu Rwanda uri no wasigaye bakora cyane Platin nibwo yongeye gushimangira ko Atari gushaka umugore wicyamamare nkawe ngo kuko Atari kumubasha. Platin umaze iminsi agenda bibwira ibinyamakuru bitandukanye, gusa nanone ku munsi w'ejo yarongeye arabishimangira ngo ko umugore w'icyamamare Atari kumufasha kubaka urugo rwe neza. Tariki ya 27 Werurwe 2021 nibwo umuhanzi nemeye Platin yasezeranye kubana karamata n'umukunzi we Ingabire Olivia. Ni mu gihe mu matariki ya mbere y'ukwezi gushize kwa Werurwe ubwo hari tariki 6 Werurwe 2021 nibwo abantu benshi bamenye uyu mugore wa Platin ubwo basezeranaga imbere y'amategeko mu murenge wa Remera. Uretse inshuti ze za hafi na wundi watekerezaga ko Platin ashobora gukora ubukwe vuba dore ko nta n'uwari uzi umukobwa bakundana, dore ko abatari inshuti za Platin bagiye kubona bakabona ifoto ku rukuta rwe rwa Instagram igaragaza ko yavuye gusezerana mu murenge n'umukunzi we Olivia. Gusa ni mu gihe mu mwaka ushize aribwo byavuzwe ko Platin yateye ivi, ariko ntihigeze haboneka gihamya, ndetse no mu minsi ishize byari byatangiye kuvuga ko afite ubukwe. Gusa Platin we nagira icyo abivugaho, ndetse abantu bakagira ngo ni bya bihuha bisanzwe mw'isi y'imyidagaduro. Platin yatandukanye na Diane wari umukunzi we mu mwaka wa 2017, kubwo nta wundi mukobwa yigeze agaragaza avuga ko amukunda. Yongeye kugaragaza uwo bari mu rukundo aruko we n'umukunzi we bavuye gusezerana mu mategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Gusezerana rero kwa Platin na Olivia byatunguye benshi cyane ko inkuru yabo y'urukundo itigeze imenyekana cyane mu myidagaduro, nubwo ku rundi ruhande ariko ni inkuru yashimishije benshi, by'umwihariko abakunzi b'uyu muhanzi n'abanyamuziki batandukanye, harimo umuhanzikazi Butera Knowless ndetse b'inshuti cyane n'uyu musore wanditse ku rukuta rwa Instagram yishimiye cyane intambwe uyu muhanzi ateye yo kuba mu busiribateri. Nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko, Platin nawe yanyarukiye ku rukuta rwe rwa Instagram asangiza abantu ifoto y'inkuru nziza yo gusezerana kwe, maze munsi yaho arandika ati baba yemeye icyaha. Abenshi mu batanze ibitekerezo bashimye intambwe ateye, bamwifuriza kuzagira urugo rwiza n'umukunzi we Olivia. Ku munsi w'ejo rero mu kiganiro yagiranye na Kiss FM ubwo yari ari kuganira na Sintarigushobora mu gitondo, Platin yavuze ko yabonye Ingabire Olivia akamubenguka, nyuma ashaka uko yamugeraho biciye ku nshuti, birangira amwemereye urukundo. Ati namubonye ahantu mbwira umuntu ati uzamuze n'uriya mwana mbonye ari sawa, numve ko twazahuza, birangira abinyemereye turahura. Ingabire Olivia ngo yari asanzwe azi Platin kimwe nyine nkuko nanjye muzi n'undi wari we wese amuzi. Nawe uri kumva iki kiganiro kano kanya umuzi nk'umuhanzi nyine bisanzwe, ndetse ngo yakundaga ibihangano bye ngo gusa bitari ibya Atari, nyine yarabikunda kwa kunda karimbo gasohoka bagakunda, gusa nyine utavuga ngo umufana w'ibintu bya Atari. Sintarigushobora yarakomeje aramubaza ati ese ko nawe watekerezaga ko washaka Olivia, batekerezaga ko hari umwe mu byamamare yashaka. Platin yavuze ko bitari gukunda gushaka umuntu basanganwe. Mu gusubiza asa nk'utebye yagize ati aba Miss se nabashoborara, urumva ni ibyamamare kandi nanjye mba ndi guhiga kuba icyamamare, ntago byari koro. Platin abantu benshi basigaye bita baba avuga ko yashakaga umuntu babana utari mw'isi y'imyidagaduro kugira ngo amufashe mu iterambere rye. Ati nifuzaga umuntu dushobora gutekereza ikiganiro n'ikirambirane kubera ko turi guhuza mu mitekerereze, nifuzaga umuntu uri mu mwuga utandukanye n'uwanjye kuko nari kuba niziritse ibitekerezo bikaguma bizenguruka ahantu hamwe. Nari nkeneye umuntu unshyira mu buzima bushya kuko we aba mu yindi si, twe tuba mw'isi yo gutaha amajoro yo kuyarara. Nari nkeneye umuntu ushyira mu yindi si akama indi myitwarire nari mfite. Nyuma y'ukwezi rero Platin akoze ubukwe ashinze urugo, nyine avuga ko agenda amenyera ndetse agenda yiga byinshi bitandukanye nyine nk'umugabo. Gusa Platin siwe cyamamare cyonyine kimaze gutangaza ko Atari bushaka umugore w'icyamamare, dore ko na bamwe mu byamamare hano mu Rwanda bakunze gushaka abatandukanye nabo cyane mu kazi bakora ka buri munsi, dore ko n'umunyamakuru Gerard Mbabazi umaze imyaka isaga 12 mu
itangazamakuru nawe ubwo yagaragazaga umukunzi we yagiye abazwa impamvu ashatse umukobwa utazwi cyane mu itangazamakuru, akavuga ko atabyifuzaga gushaka umukobwa uzwi cyane mu isi y'imyidagaduro. Ubwo hari ku itariki ya 14 Ukuboza 2020 nibwo Mbabazi usanzwe uri umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA mu bitabira n'ibirimo zoomini n'ibindi bitandukanye yasangije bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze ifoto imugaragaza ari kumwe n'umukobwa, yahise anatangaza ko ari umukunzi we gusa akavuga ko ari uwase. Ubutumwa yashyize ku mbuga zirimo Facebook na Instagram buherekejwe n'ifoto bwavugaga ko uwo mukobwa witwa uwase ari we bafatanyije urugendo rw'urukundo. Mu magambo yaherekeje ifoto yashyize kuri izo nkuta za Facebook na Instagram yagize ati niba dukundana Imana ibiri muri twe kandi urukundo rwayo rwuzuye muri twe uwase nanjye. Mbabazi Gerard akomeza kugenda abwira amagambo meza umugore we, ndetse kuri ubu anabigaragariza abakuze batandukanye dore ko no kuva mu murenge ubwo yaravuye mu murenge ubwo hari ku itariki ya 12 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka nabwo yashimiye uwasalise wamwemereye kumubera umugore. Ku mbuga nkoranyambaga Mbabazi yagize ati warakoze kunkunda naho bidakwiye, nanjye nza gukunda birenze uko iminsi isimburana nk'uko umutima utera, kereka mfuye umutima ugahagarara, ndagukunda umugore wanjye. Mbabazi ni umwe mu bafite ubunararibonye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda cyane cyane mu byerekeranye n'imyidagaduro, aho yarikoze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo radio y'abaturage ya Huye, Radio Sarusi, Kigali Today na RBA mu bitangazamakuru bya birimo Magic FM, Radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda. Ibyamamare dukunda bitandukanye kuri ubu rwose basigaye bishakira cyane abakunzi batari mu isi y'imyidagaduro ngo kugira ngo babe bajya mu yandi masida. Ese ubundi ntibyora cyangwa mugani wa Pirango bakishoborera ibyamamare kandi nabo bashaka kuba ibyamamare? Abandi bati abakobwa b'ibyamamare baba bakina nyinshi ni wapfa kubashobora, gusa abandi bati n'ubundi nabano basore ngo ibyamamare nabo bakina nyinshi ngo bashobokana ngo nibajye gushaka utundi twana ngo twitondo tuba tutari mu itangazamakuru. Ese nibyo cyangwa nuko abana batazwi mu itangazamakuru koko mugani w'aba bandi bitonda? Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kureba byinshi bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Ngera Diane Mahirwe, mukomeze kugira ibihe byiza.